Ni inkuru imaze iminsi mikeya cyane irimo iragenda ica ibintu hirya no hino ku bakunzi ba filime nyarwanda, aho uyu mukinnyi wa filime Rudahigwa Emmanuel wamamaye nka Rugaba muri filime y'uruhererekane ya Papa Sava yatangaje ko yabaye ahagaritse gukina muri Papa Sava, ahubwo yerekeje amaboko n'umutima ku ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Abenshi basanzwe bazi nk'indirimbo za gospel, umuziki nyarwanda no gutegura ibitaramo bishingiye ku ivugabutumwa n'umuco nyarwanda. Nyuma y'imyaka 5 yari amaze akina muri Papa Sava. Rugaba umwe mu bakinnyi bigaragaje cyane, ahanini bitewe n'ubuhanga bwe bushamikiye ku ndirimbo yagiye ahimba cyane zikanamenyekana, ndetse kandi akaba anazwi mu misango y'ubukwe nk'umu MC cyangwa se umusangiza w'ijambo n'ibindi bikorwa bishingiye ku muco nyarwanda asanzwe yigaragazamo. Impamvu yamuteye ibi ni iyi ngiyi. Iyi mpamvu abantu benshi bakomeje kuyibaza, yaba ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se no mu buzima busanzwe. Umuntu wese wabashije kumva inkuru y'uko Rugaba abaye ahagaritse gukina filime muri Papa Sava yibajije iyi mpamvu yabi bimuteye. Dore impamvu nta yindi, ni mu kiganiro cyihariye yagiranye n'itangazamakuru Inyarwanda. Rugaba yavuze ko yasezeye kubera ko yumviye ijwi ry'Imana. Yagize ati, impamvu nasezeye muri Papa Sava, numviye Imana kuko yambwiye ko mfite igihe nzaba muri Papa Sava, ariko mfite n'igihe nzaviramo. Aya ni amagambo ya Rugaba yagiranye n'itangazamakuru Inyarwanda. Yavuze ko nyuma yo kumvira ijwi rimuyobora ryanamuyoboye mu bikorwa byo gutangiza umushinga wo gutegura ibitaramo bya gakondo no gukora umuziki wa gospel ku giti cye, akaba yabasha kuba yawutambutsa ku rubuga rwe yafunguye rwa YouTube channel ndetse n'izindi mbuga azajya agenda akoresha asakaza ubutumwa bwiza bw'Imana. Igitaramo cyo yakise umwezi w'inkera, ni igitaramo gishingiye ku muco nyarwanda, ndetse kandi azakomeza guhimba indirimbo ze za gospel. Sobanuye ko ataretse ibya filime, ahubwo agiye kubanza akubaka neza cyane ikijwi ry'Imana musaba kubaka. Ngayo nguko na ya Rugaba, mukinnyi mwiza cyane muri Papa Sava, ndetse kandi hari n'umuhanzi wabashaga kuba yahimba amakorasi menshi wajyaga wumva muri Papa Sava ukanayakunda. Uzongera kubasha kuba wakumva ibindi bihangano bye ku mbuga nkoranyambaga ze n'ibitaramo azagenda akorera hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Ngayo nguko yaraye Rugaba. Ukomeze kunogerwa na gahunda za Kasas Today. Ugira umunsi mwiza. Yari Intore mu mfura Silent Fire at your mind, a billion African black dreamer boy and be joy speaker boy alone to make a load of tokalas Jimuno Supermafiter antagonist Yambi Santi Angel. Ugira umunsi mwiza. Hug life for Zaya Malone.